Tuguhaye ikaze wowe ukurikiye Impamo Media. Uyu ni wa mwanya tukugezaho inkuru nziza, ibiganiro by'ubwenge. Uyu munsi twakuzaniye inkuru ivuga ku ntare ndetse n'imbeba. Umunsi umwe hari ku isaha y'isaa 9 aho intare yari yiryamiye mu ishyamba hafi y'umwobo w'imbeba. Imbeba yaraje itangira kugenda yikaraga yizunguza ica hejuru y'intare ndetse iyica no ku munwa. Iyo ntare ntiyaje gutinda, yageze aho irakanguka ibona n'imbeba iri kugenda iyikandagiraho yica ku munwa. Yahise iyifata ako kanya ikiyibona, nuko uwo mwanya yari yifashe imbeba igira ubwoba bwinshi cyane, itangira kuvuga iti ese wambabariye wa ntare we, ni imbabazi nkusabye, ngirira impuhwe, nzabikwitura igihe cyose kandi urabukoze. Intare kubera umujinya mwinshi yari ifite n'uburakari bwinshi yari ifite, yabuze n'ibyo kurya, ishaka kuyirya ariko igira umutima ihita iyirekuza. Imbeba irirukanka ijya mu mwobo. Imbeba imaze gukiza amagara yayo yarishimye cyane, kugeza ubwo ihita igira urukundo rwinshi cyane, yatangiye kujya igirira intare. Hashize iminsi mike cyane haje abantu batangira kujya batega imitego muri iryo shyamba, bagategamo imbogo ndetse n'izindi nyamaswa zibasha kuribwa. Muri uko gutega iyo mitego byaje kurangira n'iyo ntare yacu yari yarabaye inshuti n'imbeba ije kugwa muri uwo mutego mu buryo butunguranye mu gihe yari iri guhiga umuhigo. Imbeba yasohotse mu mwobo wayo nk'uko bisanzwe mu gihe yari igiye gushakira abana bayo ibyo kurya. Igisohoka mu mwobo yahise ibona ya ntare iri mu migozi y'imitego yafashwemo. Ikiyibona ihita ireba ukuntu yayifashije, mu mutima wayo yari ifite kuba yanayireka, ikavuga iti ubwo intare ikomeye akaba ari inyembaraga igomba kwikuramo. Ariko imbeba yaragiye mu bushobozi bwayo bwo kugegena ibintu, itangira kurya ya migozi yari ifashe intare. Imigozi yose iracika, intare ibasha kuvamo aho ngaho amahoro. Intare yarishimye cyane, ishimira imbeba kubera yari yifashije kuva muri iyo migozi. Birangira bibaye inshuti ku rwego rwo hejuru rw'akadasohoka. Isomo ry'uyu munsi wakura muri ino nkuru ni isomo rivuga ngo gira neza wigendere, kubera ko ineza uzayisanga imbere. Iyo ino ntare iza kuba yarariye ya mbeba muri cya gihe yayifataga, ntabwo yari kubasha kubona uburyo izacungurwa n'ino mbeba mu gihe yari yafashwe n'umutego. Bityo rero ubuzima bwose waba urimo, uko waba umeze kose, ugomba kuba wagirira neza umuntu utiteze izindi nyungu ako kanya. Mwari kumwe nanjye David, mukomeze kugira ibihe byiza. Nakwibutsa gukora subscribe, share na comment mu gihe wakunze ibiganiro byacu tugukorera. Murakoze, mugire ibihe byiza.